Devo cominciare un po'. Non mi piangere che io ugomba kuyicaraho. Ese kubera umugore mubi. Oya naba ngiye kubeshya uwambere umugore mwiza umukunjo kubeshya Yahagije birahagije. nese mfite ariko babazi kuki ariko bakuru gusaba imbabazi banyumvishije akawe basi Ari ukusuzugura birenze kuzagwa. badije cyumwese Naburinda mana. Yes, she. What do you want to talk? Yeah. Okay, then let's talk about that. Kushiri. Ubuko ushaka ko tita twinjira mu nzu direct n'amavuta tuvanye ku rusengero tutabanje kutugana gatoya. Haleluya. Erega hari ijambo pastor yavuze ngo riramfashije. Cyashira wafashijwe mbandi no kubibona. Nashimishwa no kuntu ari gufashwa. Ni ukuri to. Imana yihaye icyubahiro. Hari ijambo yavuze riravuga ngo burya umugabo Imana yakoze mu rubavu rwe imukuramo umufasha. Nabona guseka ariko ndumashate guseka. Niko oya nibyo ibyo nkubwira kandi kuko nanjye ndebye ubona Imana yarakunguye mu rubavu. Amen. Imana mujira bw'icyubahiro. Umuntu utaributse inzira y'ukuri n'ubugingo ko abayeho gute? Turiba byo ubuzima nabagamo ndaramenya Imana. None ngibaza urugo rutarimo Imana. Rwubakiye ku musenyi ko. Kishiri kumba rero twisoma umubiri. Ndafi twisoma. Sobaye. Musoma. Tora mongo. Nese shiri ndamuzanye. Shiri manza bicane gato. Uriya muntu kuzana ben tusomanye umubiri. Okay. Shiri cyo ndera cyose nacyo. Tracy nyashaka ko Tracy nakwenda. Baby. Bibi arabisi cy'indera cyose kiramo. It's okay? Kiranese, wenza. Wow, puxa, beleza mesmo. Já guhita mukamutiremo. Oya nahise bashiri ndigusaba mu ngo niho ngeze. Ndabona ibitsa ari kumufasha. Cyane. Ugiye se kandi? Ngiye Ganza Kuzanyica. Ganza Kuzanyica rwose. Maze nagira kaya zumbu. Icara. Prefiro tusana ni. Yego cyane. Baby. Zimukiyuma wanze zizanyica rwose. Nkiza kugira je uzanira guhizeke. Nukuru siko. Ahubwo ndaho Imana izaguhana ndimo ndiganira n'Imana narabyishe.
tugiye kuneranya n'Imana ntabwo murogoye ndetse kandi ndetse ntabwo byari ngombwa kumuzanira ikintu cyo gufata niba ngombwa none bazi ko mvuze ngo muteranyije n'Imana oya chintu bakanga ariko nagura muri ko dukwiye no guteza kandi komeza turi seriye niko twumva Imana yabizi kungana bishidikanyaho irabizi ko urukundo mukunda ari yarumaye urumva oh my god ibizi ko mbanda kwikina nanjye nyine biranezeza ibintu biranyubaka ikintu cya mbere kinshimishije ni ukuntu abana bacu bazamukira mu muryango ukijije bagomba kuvuka basaga ahubwo ngiye ndaritegereza kuba pasiteri ngiye nshinguje urusengero rwanjye abana banjye bazaba badiyakora nabo baba abapasiteri mbega byiza ibi bintu nyine duba ihise bindeba nabo uzaba abapasiteri tujye tubwiriza abantu bafashwe twigisha abantu kubabarira twigisha abantu imico myiza ituruka kuba wariringiye Imana ukayifata nk'umurinzi wawe icyubahiro buriya hari ikintu abantu batajya bamenya iyo wafashe Imana ukayimika muri wowe ugafata Imana ukayigira buri kimwe cyawe cyose buriya n'ibindi bibazo byo kuri iyi si nta nawe ushobora kuguhangayikisha niba bitse ko ufite Imana ikureberera kandi iteguye gusubiza ibibazo byawe nk'uko nanjye basubije kakunzanira twese rero hari tunende gukora mu cyumba rero komeza usome ryandagaruka mu kanya nta kibazo enjoy komeza niriya wese imbuto zawe watunganyije neza abana ushimwe ko wambaye umugabo mwiza umugabo mwiza usenga kandi umugabo uri romanti Imana ndagushima ko urimo gusenga kwanjye ndi umwe mu bagore bagira ubuntu nacyo nagushinze anzanira ibyo kuzabirimo mbere yo kujyana icumbi tugasenga Imana ndagushima ko uhamagaye umugabo mwiza ku buryo nanjye nagiye kubona bisobanura ndumva mpushe mu ndirimbo yashatse abandi bose baranyakira izo ndimi sinagapamira wanjye bigatinze baby 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 Yabaye se ibi bigenza gute ko numva atiyaza umushyira akameke basi ndabona kuza kuri hano byamumiye Wala yun nahise uri gusoma Bibiliya neza mu kanwa yawe uziko utegereje umusaga ukagenda imbere sashere nari gutekereza ku by'urukundo rwanjye nawe nzarira imbere ni iby'agaciro kuba ufite no kugusenga ni iby'agaciro baziko ngo muri sarusoni shibiro nta kintu mwumva rero umubwire bavugisha ibyo tugezeho byose tubikesha Imana byose ariko n'urugo rwacu twubakiye ku Mana
ikizatuma interineti zasaza abantu bakimazima ibarisha rikaba cyane kandi turisenya gusa ndabukunda cyane Nenda kunoshima. akana Surprises z'Amerikani zo zizanyica. Kuri romantic ndende ndetse gukunda ntabwo bigaragara ku kintu kimwe akantu gato kumwe ushobora kubishaka ntabwo bisa kwita se indabyo wabaye z'imyanya ikintu cyose niba wambaye. Thank you. ntabwo umeze gute Uraryoshye. ushobora kuzajya utuma nyina rero mu muhanda ni No, akavuga Yesu. Thank you. gusa suti sinzi niba ari ikintu cyiza mu buzima kigize ikintu kugira ikindi cya mbere nuko kiba ariko imana nayo bitewe no kwibona ko muri byiza ayishaka kuzanira ubuzima bwawe Dukwiye dushima Imana buri munsi. imana ni igitangaza Imana ni byose. imana ishimwe Imana ishimwe. Imana bari keza. Chile. Umara ikibazo. Kandi ukaba usugera mu bikomeye akagukwiye. Just a little getting there sometime. More in camping. I love you. Simera umai. Kuri romantic umucyanitsi. Chile. Arajomo. Ibintu byashimwe mu bintu. Imana ibintu. Nenda wakunda shiri. Ndagukunda kuruta buri kintu cyose kiba ku isi. Ubwingashe. Tudashira. Ujye wicara utekereza ko ari umuntu ukunda cyane kurusha ibintu byose. Thank you. Kandi twisangira kamana. Now the more in the standing up there. Rogashiro is no event. Cyane. Anyway, yo, Erega
bose bakwiye kubimenya ko muri hano makanitse nta n'umwe ndusha amafaranga ko byagenda kose Imana yaraduhaye ariko uyu nawe uyu rero akwiye kumenya ko ari njye wamushatse atari we washatse kandi akamenya ko ari umugore wa kabiri ngomba kujya kumusura nabanje gusura uwa mbere yamara kongeramo yanshimisha nawe nkaza kumureba kwirwamo amagara mesaje yabuze icyo ubundi ko mu rugo byose biba bihari se ko uyu mugabo kuri iyi nshuro atari kunyitaba yabaye iki noneho kumuhamagara akankupa gusa yabaye iki yongeye gusinda se noneho biranshanze kanizere ko atongeye kurara mu kabari wenda ari butahe nagize amahirwe mani mu mugabo ufite amafaranga iyo bahamagara wowe ko ugomba buri munsi benshi umuturikana ndagira ngo umenyeshe ko ibintu byose biri hano abe wowe kuba mwari haho abe wowe abe iyi nzu abe n'imodoka byose ni ibyanjye narikoreye aho byaboneka ko imodoka ari umuntu ufite rone ako se sheri uri mu ruki sheri uri mu ruki sheri havuta ako sheri mbabara ubwiza ukuri koko ibi nibyo utangiye ako kanya bakubwira bakure sheri basi manuka ku modoka basi manuka nyine tuvugane manuka ku modoka imodoka narayivunikiye imodoka narayikoreye iyi modoka ureba
ndabizi abere missing ziri mu muhanda zanjye urazizi ukuntu zingana uzi ukuntu zingana ukazibaze wishinzwe kuraya ngo yihambura kuntu wavanye wazinguriye kuki tuba ibyo twiguriye bikababaza twabikoreye muryane shaka kayitangiye kumbabaza koko mbaga ikaritse yose ibenye abo bose byo babimenye sishaka pasozegaho babimenye ko umukire yatashye umukire natashye kandi nasi sinyamundo umuntu babarira umanuke uzatikuba yahaje tuvuga bashaka tuvuga n'icyo mugore ubundi ko nagushatse waranshatse ari byo n'ibyo gundi Pera ya time ya mwanzo. Sei basi manuka. Awesi. Manuka tugenda Awesi. Sei wangu. Gabongere. Halchino buze muri inzo. Bavuga. Niwifuza neza. Hari amafaranga woje. Reba kurishe. None yanjye niye ngomba kwicara woje yasuguye. Nguye. Namugabo bwo kuvishira. Rero nubwo nabwo nakikubita ku mabito yanjye ndashyize byose rero amafaranga ahubwo ndashaka kugira ngo ushake umushoferi ajya ntwara byegere bicaye guri nta kibazo biri mu bitari kumanuka bana yanjye mbabarira pe mbabarira ko twasabye abagore beza bitonda mu abagabo wabavuye kanye umugabo ahindutse uwo wapafuye Yashare niziki guhindura umwaka ndashaka ito tumarashaka ndashaka umugabo mwiza usenga ubana yashare umugabo usenga sibyo ako bite n'ukora bukonje ukiri mutoya ubu ntabwo bakwemera guhagarika inzoga amezi ya mbere ariko ntabwo nari kubasha kwihangana agacupa n'akaro kazima icupa muri wari mubimenya ku ruhu ukamenya ko ufata umugore wawe neza n'imana zira ngamanuka awe kambwira ijambo rye ubu se iyo nakubeshya ko na nk'inzoga niyo barakujyana wabinkorera mani niyo barakujyana wowe ngamba uzigombe mu nawe ibyo ukora byose ibyo byose ndekorera icupa ryanjye n'inzoga aho nari kwereka hasi uzabibona nayo ngamanuka nta kibazo ubona abantu banywa ikagira ngo ntabwo arakana Ibasa n'amakwinze gasigaye sakabye. Shire ngabo tugende mu nzu. kuba kubarya neza Naho umuteresha. urabura kubyara ngo uterura abo wabyaye ukaza kubibona ngo wabyaye wakubona Uri umugabo wanjye ariko. umugabo wawe nyine wakabimenye kanyuma menisa hano Nga tugende mu nzu. imbere ahubwo mu bushaka utwara none none niwe washatse ibi niyo kumwongo ntabwo ari wanyu sibyo cyo Nga tugende. Давайте. Ладно. Ubwire bafite amatsingarira. Tugende arabikora. Iki gitumenyesha za muzo. Tugende gikomeye. Urabona ndushye. Sinari gukora kuri kugwa kubera inzoka. Kogwa. Ngo yese ngewe Kujya amafaranga. bazi kwihisemo usigaramo. Ngo yese ngewe amafaranga yanjye afite kuri banki ntabwo hari ikibazo na kimwe kirimo. Hari ikibazo kirimo akaromba gabanjije. Kandi kutabakunda. Bamugore. Tazatuma muri kintu kibi. Sibyo? Hano stock iba yuzuye. Nta kintu na kimwe ushatse mu kibure amafaranga ndaguhereza nsabye yose ndekera amahoro yanjye. Gore ujye umenya icyiciro ubarizwa. Ubundi ndakubaza. Iriya modoka uyinyujije usiko wajya mu muhanda n'abapolisi barimo. Ese undi watwara gute umbona udanabasha guhagarara? Uvuga ngo iki? Umuhanda ngo abapolisi ngo mana noneho urashaka ko mfungwa. Cyangwa kugira ngo imitungo yanjye yose mfite uyisigara. Ntabwo ari byo gusa ubwo nabikwifuriza mugabo wanjye. Bare mubwira umugore. Baba nubwiswe nuri nakuba. Shaka.
wirinde mana mbese hagaranga bantu banagure maze ngo namari ese undi ubwo urarira weye uburyo mu gihe biri ngombwa ubu ntabwo ubona ikintu kibabaje kijyanye n'ibintu kwishima gusa ese undi kutabyara ubundi kutabyara igihe tumaranye kirangije ko byibuze wanambwira ngo uratwite mwarategereje naraheba nzabona ndinda inzoga zawe n'abagore byagukundi kutajya usigana nabyo wirirwa hano se ku buryo uvuga ngo ntabwo mbyara uzi n'ikindi ntabwo nigeze nsiga iwacu hari gushya urahitamo inzoga cyangwa uhitamo ngewe kuko ibi ntabwo nabishobora ndahitamo hari icyo utari kumva muri byose inzoga z'agaciro narajana mu minsi ya mbere twari dukundanye tumeze neza ariko nimba inzoga ariwo mugore ashatse nibyo ntazi asa n'ubwo siko ni kirekera kure cyane ngiye ngo ikintu ukore runanga ariko nagukubita urarindumubita nakuvuye imbere ikintu ugomba kumenya ugomba kubyara cyangwa se ukapfokera mu rugo rwacu uri kubyumva neza barira abagore bararira karira gusa ubu nzajya nirirwa mu kazi njye kureba umugore wa mbere ninanahire urusaku waduye gusa mugabo mwiza ntabwo ushobora guha agaciro nimba nagukorera reba ukuntu mba nakwitegura ariko ukanga ugataha wasinze bakwitegura ngashyira bibiri hagati y'urukundo rwacu ariko ibyo byose ushaka kuza ngo ubirebe bibiriya ko twitegura turi ku munsi wo guserekera ibindi gusa kugura iki kiri kugutera guhinduka mugabo mwiza ndeko n'iryabo ngureba two kumva cyinshi niba kuri inzoga zikugira ntuzishoboye ariko wowe hasi inzoga basi bababuze ugiye kurya wajya ukarya wowe bakisi babuze ugiye kurya kugira ngo ubashe kubona uko ubyuka mu gitondo basi bababuze ugiye kurya wajya ngiye kurya cyangwa ngeze n'ubwo wateguye ubona ntabwo ubyuka ubu wajya ubyukane ntabwo ushobora gushya ngo dukomeze urukundo rwacu nk'uko rwahoze nakubujije kuza kugeza ariko nawe udashaka kubimenya ntabwo ngiye kwicwa n'agahinda kubera umugabo inzoga kuko ziranduza ntabwo nakicwa n'agahinda nyine muto ngo ndaharinda cyane nyine muri kano gahinda umugore rero umugore nawe ufite agasuzuma n'ubundi ndareba inkweto ntararemye narashatse cyangwa nerekeje abandi kasi
wakesi kana gasuzuguro kashishika ngizo ndari moto mu rugo rwanjye inkweto mu rugo rwanjye wowe se ariko reka kubaza ikibazo kimwe cy'amatsiko utuzugura witwaje iki usuzugura urugo rwanjye guhera kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu uzajya nirwa muri stress z'akazi nari muri stress zawe sinusona ko mama nkiryamye ugeze aho uza kuryama muri bise ndamushatse mugeze kuryama muri uzo nsigaye mbikosaba nijya nyine akagasuzuguro ntakabasha kukihanganira wowe ninda kubera ko urusuzuguro nabasha kukihanganira mbere nkubaza ikibazo kimwe ari njye nawe ninde washatse undi niba wumva warashatse bigutunga utabishaka umbwire ati waranunguye nari naritegura gushaka wowe uguturyamo muri ibi ndyamye mu buriri bwanjye nagucumbikira nganaga ari wawe ariko abagore mushimishwa n'iki imitungo naraguhaye amafaranga ushaka ndaguhereza buri kimwe cyose ndaguhereza nta mwana umereza nta kintu kimwe umereza uranga gusa uri gusuka amarira nditaha nimereye neza nangoye agacupa ndarangiye nyine gute akabe basa ari ukusuzugura birenze kuzagwa umenyeshe ko njye ndi umugore asi nawe uzajya usindukira uzajya usinambuza amahoro yo kuba ndaryama utaha wasinze unuka nawe usindukiye ukaza umubita wiki ni ukuvuga ngo naravuze n'amakosa wakoze kutako cyakwisha ugore uri kwabira ubaye iki indaramenye ntabwo nagumana nawe urabira iki aka gasubu bunyereka gutyo ururimi rurimo narucomoramo nkarukuramo ubundi ukajya ucomorera uribwira umushenzi okay kwanza n'ikindi kamubwira ubanza umenyera kwanza urumva reka mubwira amafaranga ndayafite urumva ubushobozi ndabufite nushaka kugenda siwingi uzashaka gushira nuko winjiye urukora subaye iki ngasigana ibyo bitungo rw'abiyemerano yawe nzareka isoko nzareka mu muryango wishimye ntabwo rero baradamarira barahazi ndakoresha intebe nziza akaza akaryama akadamarira akicara yamara kuryama amara kumva haza kumva ko yaza n'akaje ko kunsuzugura njyewe naba nari umugabo mu rugo rwanjye kabimbwira nkagira ngo nayo abagabo baba bataye umutwe bambwiye ko burya gushaka umugore biba byiza utamushaka bikaba byiza kuko umugore agira ansuzugura ageshe agaciro afate nko ntacyo nsobanuye naho ndi umugabo nyabaki naba ndi igiki ntazavuga ko nubatse urugo ki bakambwira ngo ingo zitesha umutwe nkagira ngo nubuha nkagira ngo nugutebye bya kinyarwanda ariko ndabyiboneye naheruka ko kurwana nyiri umwana mutoya ngo umwana arwana na mugenzi umugore asigaye atuma nshobora kubona afata ibiganza nkabimuramburiraho yarangiza agashaka kunsuzugura mu mafaranga yanjye nta kintu namwimye buri kimwe cyose akibona umurengo amajije kumugera nga ageze ashaka kumenyera ngewe kunyubahuka ndahanura gute njye narashatse umugore shenze gusa
Tugiyeho n'ibiki? Warishimye mu mutima wawe. Wanyeretse ko utanshaka. Gahuma muri iyo nzu uzajya kuzaburira mu byinshi. Ariko kuvuga bomuzi. Ubwo nagaraga tubafite. Ndi muzima kuko nshaka amahoro mu mutima wanjye. Iyo mitungo uri kuvuga ntabwo yabimye umutima wanjye ntabwo nakishimye. Umva nyine mubwire. Reka bagaronga ubushatse ntabwo washatse. Urukujyo. Bamubwire. Ndabona shogoshe usotsa n'uraki. Ariko rose n'ikindi baravuga ngo abagiriye bajya baragenda. Uru n'urugo nta ikibazo uriye. Urira ku gihe, ubyandira ku gihe, ubyukira ku gihe, ibyiza ni byose ndabikuha. Rwandeya urabizi kirayo. Amafaranga yose ava muri Rwandeya wanjye ukayamara wowe. Urishimye gusubira iwanyu. Ubu byose ugikoreye iki? Ibyo nguheza naguhagije. Byumviye Rwandeya. Niba washira. Ndabyumviye Rwandeya ifite amafaranga. Ufite n'amafaranga, ufite n'imitungo n'ibintu byinshi. Ariko se amafaranga atarimo ubumuntu. Ndara nkubitwa amajoro ndarandira. Uri mbonye ko ndi nyamaswa se? Kubw'agahinda. Uruza n'ikindi nakarisa ndamukuru. Ngo barashaka imitungo yashaka yawe. Kalisa nanone. Kalisa nanone ngiye. Uruza n'ikindi ndabona washatse kugenda cyane. Ubu nakusheje. Kabiri kandi numva ko bavuga ngo amafuti y'umugabo niko buryo. Umara ubwo buryo bwawe n'izo Rwanda zakubyarira. Tunganirwe. Ariko se wanje ndetse uko bazuko. Ugomba mbwiye umugore wanjye Kararisa. Kararisa nawe uri n'umugore wanjye. Nawe uri n'umugore wanjye. Umugore wanjye ni umukristo warihangana. Kararisa we ni ingutsi. Yego baravuga ngo mufitiye ubugabo ubwo buryo bwe. Ariko se ko hari n'abavuga ngo ubugabo butisubiyeho mu bya rubuga. Naba nisenyeye. Muri kumugara byazangura. Cyakubona niba bizi ikintu byamvuna pe. Byamvuna cyane rwose. Reka mfatane bikiri hafi umugore wanjye mugarura. Nakubwiye ngo ndega nyine. Basi reka twimanze nkubwire. Umva mubwire. Bebe umva mubwire. Umva mubwire shiri. Umva mubwire ba. Sharon. Bebe. Basi umva mubwire. Nigaye nari umugabo gito. Ndagukorera gusa menshi. Umbabarire narengeye kugeza naho ngukubita. Mbabarira no mbabarira fukamye imbere yawe. Mbabarira. Uneke nyenyine. Pepe wata. Mbabarira uneke nyenyine. Ibyo wakoze birahagije. Ndara nkubitwa amajoro. Bibi narengereye basi. Umva mubwire shiri. Umva mubwire. Narengereye. Mbabarira tsiri imbabazi. Nsabye imbabazi umutima wanjye nanjye ubwanjye kunshinja. Amakosa ntabwo noro imbabarira. Koro kanje ntisohotse. Umva mubwire shiri. Umva mubwire bebe. Umva mubwire basi. Umva mubwire basi. Umva mubwire shiri. Kano kanya gato konyine usohotse mu nzu. Katangana n'umuntu. Kanyeretse gafite mu buzima bwanjye. Bebe. Ibazo no gufite umunsi wose kubona. Saga Clarisse.
Clarisse nta kintu asobanutse mbabarira nahubutse mvuga amagambo atari mazima mbabarira Babarudekeye mbabwire basi mbabwire bebe mbabwire bibi wambabariye gumana imitungo niba wumva ko imitungo ari izuba genda gumana ya mitungo imitungo nta kintu isobanuye mu gihe udahari mu buzima bwanjye sheri mbabwire imitungo nanayireka basi nkanayitanga ariko basiga kugumana wambabariye bebe mbabarira n'ukuri kw'Imana mbabarira kano kanya konyine ngo bitwapajoro utaha agaciro ko wankuye iwacu ese nakubereye umugore mubi oya naba ngiye kubeshya uwambere umugore mwiza birahagije nese kuki utari kumbabazi kuki utari kumbakora gusaba imbabazi wanyumvishije bebe iribwa mbabwire nta wundi mukobwa nigeze mbona wabasha gushimisha ubuzima bwanjye nkawe ndabizi nabaye umugabo mboga utinyuka umukozi w'ibiganza ariko naraye imbere y'Imana umutima wanjye iyo mfukamye imbere yawe n'Imana ntabwo nzongera gutinyuka kugukoraho sibyo sheri mbabarira ndakwinginze mbabarira sibyo n'undi usanzwe umugabo mwiza wasanga satani yinjiye mu rugo rwanjye kugira ngo asenye mbabara basi mbabarira ndakwinginze mbabara ntabwo nzongera gutinyuka no kugukora ndakwinginze aba amahirwe umaye ayo mahirwe umaye ntabwo nzongera kuripfusha ubusa icyitwa inzoga ndagisezeye mu buzima bwanjye ngiye kuba umugabo utigeze ubimenya sibyo ngiye gusubira nk'uko nari meze mbere twongere dukore tugire urugo rw'abakristo twongere dusenge sibyo kuko Imana iturindaga ibintu byinshi sibyo sheri babarira ndagukunda baba sinahora twinjira mu nzu kuko umuntu uri hanze nabwo biba bikundira agahinda sibyo ndagutwaza nta kibazo kunzi baganza films mbanje kubasuhuza nkuko dusanzwe tubana ngira ngo mbonye muri episode itambutse nkuko mubizi buri episode yose itambutse dufite isomo dukuramo cyangwa se nicyo twigiramo nkuko mwabibonye muri episode itambutse nakenye ndi umugabo mubi umugabo udashobora guhereza urukundo agaciro agakira n'amarangamutima y'uwamukunze yitwaje ko atekereza ko imitungo ishobora kumurutira urukundo nyamara nta kintu na kimwe gishobora kugura urukundo rwa nyarwo kandi wabonye ko ugomba kwiga kwireka umuntu mugiye kubana akakumenya pana kwisha mu muntu bamwereke ko udakora kino kintu kandi ugikora isomo ririmo rero niba ugiye kubana umuntu mo mugiye kubana n'umuntu muzamarana ubuzima bwanyu bwose kugeza mushaje uwo muntu rero ukwiye kumwereka uko uri mukazarenda musazana kuza apana kwereka umuntu ko uri igikara nyamara akazasanga uri inzobe rero ikintu gihari nasomo nakuye muri no filime nkanjye wayirebye cyangwa se nkuko nayikinnye naje gusanga nta kintu kimwe kiruta urukundo nyakuri urukundo rwa nyarwo nta kintu kimwe kiruruta mureke duhe agaciro abadukunda imitungo yashakwa kenshi twabonye bari abakire babaye abakene kenshi twabonye bari abakene babaye abakire ariko nari tugeze kutubona umuntu wabuze urukundo gaze kurubona urukundo ntirugurwa mureke duhereze agaciro urukundo apana guhereza agaciro amafaranga kuruta ubumuntu murakoze cyane